ntabwo mbanga ndabakunda babifuza ko uko Imana itabara abantu bayo natwe yadutabara. Rero nta kibazo gihari, agavuga nabi nta muntu nanga, ahubwo nifuza ko bose bagira gute bakizwa. Dusomera ijambo dusanga muri Zaburi 84 umurongo wa 6. Naho ngaho tugiye kuvuga, turaza gusoreza ku murongo wa 8. Hera kuri 5 kugira ngo tuhagere neza. Kadusaba mu izina rya Yesu. Mu minota dusigaranye n'izi minota 10 yonyine tuhita dutaha. Yego. 5 waravuze ngo muri Zaburi 84 umurongo wa 5. Aravuga ngo iki? Aravuze ngo hahirwa baba mu nzu yawe. Hahirwa baba mu nzu yawe. Babasha kugushima udasiba. Mwami bisubira muri mwe. Hahirwa baba mu nzu yawe. Biravuga ngo hahirwa baba mu nzu yawe. Ntabwo bivuze ngo hahirwa abanyamagambo. Bivuze ngo hahirwa abarozi. Ntabwo bivuze ngo hahirwa abantu babeshya abandi. Hahirwa abantu baba mu nzu y'Uwiteka babasha kugushima udasiba. Haleluya. Tugiye ntabwo bivuze ngo hahirwa abantu bubatse amayetaje. Ntabwo bivuze ngo hahirwa abantu b'ababonke. Ntabwo bivuze ngo hahirwa abantu bize amashuri. Iravuze ngo hahirwa abantu baba mu nzu yawe. Niyo wakwiga ukaza mu nzu y'Imana, niyo watunga amagara ukaza mu nzu y'Imana, niyo wabura umugore ukaba mu nzu y'Imana, uwo niwo muntu yirwa. Haleluya. Haleluya. Hahirwa baba mu nzu yawe babasha kugushima. Ndashaka kubwira ngo iyo abantu bafite ibibanza byinshi yaba abahirwa, ntabwo abantu bakwirirwa baza gusenga. Hano harimo abantu bafite ibibanza. Iyo abantu bajyaga ahandi n'ahandi bakabona ibyo bashaka, ariko bireba ngo abantu bahirwa Imana yemera ni abantu baba mu nzu y'Uwiteka. Ntabwo biri bisobanura ngo kuharyama, ntabwo bivuze ko ngo tuzibera. Ahubwo mu nzu y'Uwiteka habamo byose, habamo ibintu byose, habamo ubutunzi bwose. Haleluya. Mu nzu y'Uwiteka. Iyo uri mu nzu y'Uwiteka ukuramo amahoro. Iyo uri mu nzu y'Uwiteka wakuramo urubyaro. Iyo uri mu nzu y'Uwiteka wavanamo amafaranga. Iyo uri mu nzu y'Uwiteka wakuramo uburame. Iyo uri mu nzu y'Uwiteka uri guhirwa. Abantu bahirwa si abaroga abandi. Wamuroga ugira ngo mwene so, waroga mwene so ugira ngo uragira amahoro, ariko wapi ntabwo biguhirwa. Umva abanyamahirwe dufite ni abantu baba mu nzu y'Imana bashimira Imana ibyo yakoze, baba bashimira Imana ibyo yagize gute. Hahirwa baba mu nzu yawe. Babasha kugushima udasiba. Babasha kugushima udasiba. Hahirwa umuntu ufite n'imbaraga. Hahirwa noneho umuntu ufite n'imbaraga. Mbariza umuntu wicaranye ngo uracyazigira cyangwa azagushizeho. Wamubarijeho ukabyara uko tugiye gutaha. Mubarize ngo uracyazifite cyangwa zashizeho. Imbaraga z'Imana ziracyakuriho cyangwa zaragiye. Uwo muntu ufite imbaraga z'Imana arahirwa. Hahirwa ufite n'imbaraga. Hahirwa ufite imbaraga za Kristo. Haleluya. Hahirwa Imana. Baba bahirwa ntabwo bafite imbaraga z'ibirayi. Baba bahirwa ntabwo bafite imbaraga z'amakarate. Baba bahirwa ntabwo bafite iki. Hahirwa bagufite n'imbaraga. Haleluya. Hahirwa bagufite imbaraga za Kristo. Hahirwa bagufite muri Kristo. Hahirwa bagufite imbaraga z'Imana. Ukeneye imbaraga z'Imana. Ukeneye imbaraga z'Imana kugira ngo hirwe mu gihe hirwe n'ibyo waba ufite byose wabura n'imbaraga z'Imana. Nongera ngo Imana iguhe imbaraga kuko waziburaga. Imana iguhe ku mbaraga waburaga. Imana iguhe ku mbaraga wari ukeneye. Imana iguhe ku mbaraga washakaga. Imana iguhe imbaraga z'Imana. Imana iguhe ku mbaraga zayo. Imana iguhe ku mbaraga zayo. Imana iguhe ku mbaraga. Haleluya. Ntabwo hahirwa abantu bagendera mu modoka meza. Ntabwo hahirwa abantu batuye mu ngo nziza. Ntabwo ari cyo bisobanuye.
hahirwa abagufite imbaraga, abafite imbaraga zo muri Kristo Yesu. Tuze mu ikintu ijambo rivuga tekite God gatso, hahirwa umuntu ufite imbaraga, hahirwa umuntu ufite imbaraga, hahirwa abafite mu mitima inzira z'igisibo, hahirwa abafite mu mitima yabo inzira zijya hehe ijuru. Ntabwo ari inzira zijya kwa karekezi, ntabwo ari inzira zijya kuraguza, ntabwo ari inzira zijya kubesha, ntabwo ari inzira zijya gusambana, ntabwo ari inzira zijya kureba. Ntabwo abahirwa si abajya kubesha abandi, abahirwa si abarozi, abahirwa ntabwo ari uko bagiye kujya gusambana, si uko bagiye kuvuga nabi bagenzi babo. Oya, hahirwa abafite mu mitima yabo inzira zijya hehe. Imana ishimwe. Hahirwa abafite mu mitima yabo inzira z'igisiyoni. Ntabwo umuntu aba afite umugabo mwiza dushaka twamwita umunyehirwe, ariko urebye agahinda afite. Umuntu aba afite abana beza ntabwo yagira ibibazo, ariko urebye agahinda afite yabyaye abana beza. Hahirwa umuntu ufitemo imbaraga, hahirwa umuntu ufite imbaraga zo muri Kristo. Ufitiye mu mutima we inzira z'igisiyoni. Ntabwo wavuze inzira zijya Kimironko, ntabwo wavuze inzira zijya Nyamirambo, ntabwo wavuze inzira zijya Kabeza, ntabwo hahirwa umuntu uzajya Kampala tukumvuze, ntabwo wavuze umuhigo ko uzajya mu ndege, ntabwo wavuze umuhigo ko ari umuntu uzajya muri South Africa, umuhigo ntabwo ari uzajya muri Congo, umuhigo ntabwo ari uzajya i Burundi. Oya, hahirwa abafite mu mitima ya inzira hahirwa abantu bafite mu mitima yabo cyane inzira zijya he. Ubwo hatari inzira uragoba, uretse wumve impamvu izo nzira tuzikeneye nk'abarokore, abantu bahirwa bafite inzira. Wajya ku ishuri wamurara ariko ufite inzira z'igisiyoni, wabwirirwa ariko mu mutima wawe ufite inzira z'igisiyoni, bakubogesha ariko mu mutima wawe hari inzira z'igisiyoni, bakwanga ariko mu mutima wawe ufite inzira z'igisiyoni, bagutuka ariko muri wowe hari inzira z'igisiyoni. Haleluya! Ushobora kuba ukodesha ariko mu mutima wawe hari inzira z'igisiyoni, ushobora kuba utari wabyara ariko mu mutima wawe hari inzira z'igisiyoni, ushobora kuba utari washaka ariko mu mutima wawe hari inzira z'igisiyoni. Bashobora kugucungira. Haleluya! Abanyehirwe ni abantu bafite mu mitima yabo inzira zijya hehe Isirayeli. Abantu b'abanyamahirwe, kuri banyamahirwe, kuri bo bibeshya, kuri umukobwa mwiza udafite inzira z'igisiyoni ni kompoza bipasimo somo, kuba wabyaye abana benshi mu mitima yabo udafite inzira z'igisiyoni ni ukurubesha. Kugendera mu modokari nziza mu mutima wawe udafite inzira z'igisiyoni ni ukunyagwa zigahera. Kubariza amashuri menshi mu mutima wawe udafite inzira z'igisiyoni ayo mashuri ntacyo yakumarira. Ahubwo dore abanyehirwe, dore abantu bahiriwe, dore abantu banezerewe, bafite mu mitima yabo inzira z'igisiyoni. Ngira ngo cyane mukeneye inzira mu mutima wawe, muri iyi minsi ukeneye inzira mu mutima wawe, muri iyi minsi ukeneye inzira mu mutima wawe, muri iyi minsi ukeneye inzira mu mutima wawe, ukeneye inzira, ukeneye inzira, ukeneye inzira, ukeneye inzira z'igisiyoni, z'igisiyoni. Ufite inzira kuba muri inzira, ufite urateganya ubukwe ariko uba muri inzira z'igisiyoni, ufite amatuza wakoze umubiri ariko muri wowe mu mutima wawe nta nzira z'igisiyoni ziri. Ukeneye inzira, ukeneye inzira wa muhanuzi we, ukeneye inzira wa murinzi we, ukeneye inzira wa mushitsi we, ukeneye inzira wa mwigezi we, umva inzira icyo zimara. Tuzi ko twese ahantu inzira iri tuba hari zino ngo tuba bimeze ahantu inzira iri abantu barahanyura.
iyo ufite inzira mu mutima wawe z'igisiyoni, inzira z'akazi zikunyuraho, inzira z'abana zirahari, ibintu by'amafaranga birahari, kumubera nawe hari n'inzira, ibintu by'icyubahiro birahari. Iyo hari n'inzira, ibintu bya diporome binyuramo. Iyo hari n'inzira, mwumvire ngo n'ibintu bya viza binyuranye. Iyo hari n'inzira, iyo hari n'inzira, ibintu byo kurama udaciriritse birahanyura. Iyo ufite inzira mu mutima z'igisiyoni, mwumvire ngo ndakwifuriza gutunga inzira z'igisiyoni. Wabatinyutse ibyago byose, nazakurikire umwami Yesu. Acamurekesha iyo migambire yo guca mu nzira igamije habe imubirore amara amategeko y'abijuru. Soma ngo tugezeho. Iyo bageze mu gikombe cy'ikuba, Iyo bageze hepfo gato uzamuke, hahirwa umuntu ufitemo imbaraga, hahirwa umuntu ufitemo imbaraga, hahirwa ufite mu mitima inzira z'igisiyoni. afite mu mutima w'inzira zijya Isiyoni. Iyo bageze mu gikombe cy'ikuba, Tena iyo banyuze mu gikombe cyitwa Paka, bahindura n'amasoko. bahindura ahantu h'amasoko. Tena abo bantu iyo bageze mu kigeragezo, ntabwo ikigeragezo kibakanga, barahindura. Hari ibintu mutazi. Iyo bageze mu gikombe cyitwa Paka, abantu muri bo bafitemo inzira, ntabwo kibakanga. Iyo bageze mu burwayi, ntabwo bumva yuko babirangiwe. Iyo bageze mu madeni, ntabwo bumva ko bazapfa batishyuye. Iyo bageze mu bugumba, ntabwo baheranwa n'ubugumba. Iyo bageze mu kibazo gikomeye, baragihindura, baragihindura amasoko. Haleluya! Bisobanura ngo ibyari bikaze ku muntu ufite inzira mu mutima we z'igisiyoni, bihinduka ibyo. Hari abagabo babikoze, hari abagabo bageze mu gikombe bita Paka, bagihindura n'amasoko mutari mubizi. Ni abagabo batatu, Saduraka, Meshaki na Abedenego. Ebedenego Ebla bisigaye mu mutima wabo ngo bari baranze kwiyagurisha ibyo kurya bya kila Enego Nedadrego ngo bagera ahantu bageze ngo baravuga ngo ni mwibara murabaho ngo baravuga ngo ntabwo turi mwibarire ibi bigirwamana. Ikintu cya mbere cyatumye bahamya kwiyakura mu mitima yabo, bari bafite inzira ziri hehe? Isiyoni. Ngo barababwira ngo nimutubarara akanyu kararangiza, ngo barababwira ngo reka tubabwize ukuri. Iyo mana murimo kuvuga ngo iradukiza naho twivuze ngo iradukiza, twebwe turagira ngo naho itagukiza, ntabwo turi mwibara. Cyatumye bavuga ariya magambo mu mitima yabo, hari harimo inzira zijya Isiyoni. Barangije barabavuga babajugunya mu itanura ry'umuriro, bageze mu muriro bawuhindura ahantu h'amasoko. Haleluya! Ujyana umuriro ntabwo wabatwitse, watwitse abaje kubajugunyaho. Murokore, umuntu w'umurokore ufite inzira z'igisiyoni uzamwitondera. Umurokore uzi neza ko afite inzira z'igisiyoni, niba ujya muhura ujye umwitondera, wihangane umwihorere, uvuge buri kimwe cyose ushaka ariko wigendere, kuko mu mutima wiwe afitemo inzira z'igisiyoni, ntabwo wamukanga. Haleluya! Umugabo umwe yitwa Eliya, ngo yari afite mu mitima ye z'igisiyoni, yari afite inzira arimo gucamo, ngo ari kumwe n'umugabo bita Elisa. Ngo Elisa arangije ngo hicara n'uburengeho, ngo baragendana, ngo bageze aha, ngo abana bahanze baramubwira ngo shobuja agiye kugukurwaho. Ngo Elisa ariko mu mutima we yari yaramaze kumenya inzira z'igisiyoni, ngo aragenda baramukurikira, ngo bageze hakurya ya Yorodani, ngo aramwitegereza, ngo yari yaramubwira ngo icyo ushaka ndakiguha, ngo ahitamo kuba ari umwitero, ngo agarutse. Haleluya! Ngo abana bahanze baramubwira ngo uranyura hehe, reka tube kubagiye gusubira kuri Yorodani. Ngo Elisa ko yari avanye umwitero kubera iyi ni inzira z'igisiyoni yari yazimenye, mu mutima w'inzira zari zamaze kubohoka, ngo afate umwitero bari bamuhaye.
kumufungira barimo kumufungira ngo aravuga ngo afata ubwitero ngo bari baraho bavuga ngo reka turebe ukuntu ari buwukoreshe ngo arawuzamura ngo arawukaraka ngo awukaraga abana bahantu bavuga ati iyo araherayo ngo ahita mu mutima w'inzira z'isiyoni ngo ahita avuga ngo mana ya Eliya ubihe ingabo kandi bagiye kubona ngo amazi agize gute atandukanye ngo abana b'abantu batangira guceceka ikibazo cyabo kuko mu mitima ya Elisa hari inzira z'isiyoni mbariza mu neza ngo izo nzira urazigira izo nzira ziba muri wowe izo nzira zijya zikubona ngiye gusenga Imana ngiye gusenga Imana ndashoboye ngiye gusenga Imana mu mitima yawe hari inzira z'isiyoni reka mubwire ngiyo bageze mu gikombe cyitwa Paka bagihindura ahantu h'amasoko kubera abamwabo haleluya iyo babwiye ko bazapfa ejo bajya gusenga Imana ukababwira ko ejo bazaba kandi Imana bizapfa iyo babwiye ko bamwaba bajya gusenga Imana ukababwira ngo nuko mu burayi ariko ejo muzababona benshi uriya bene abo haleluya ntabwo batanga kubitekereza ntabwo bangaha kubitekereza ntabwo basa kubitekereza uyu munsi wawe bagaragara nabi ariko ejo mukabona byasobanutse kuko mu mitima yabo bafite inzira z'isiyoni urababagesha ukamara ubutunzi bwawe bwose hanyuma bakagereza ko bazapfa warangiza ukababona bene abo ngabo bene abo Imana umugisha rata dukomere yose amashyi cyane mwemane umuyobozi araza akabyina inzu yiye akabyina inyuma y'inzu yawe akabyina rugaca akamara ukwezi abyina yifuza ngo bazapfa yajya kubona akabona bari barashingira yajya kubona agasanga bashobotse abo ngabo Imana ikuvugisha amazina rwose bakurwa bene abo uyu munsi wabona bari mu bukode ejo bagahita bambakuwe Imana ikabahamagara bagashyiramo abapangara abo ngabo mu gitondo muhunga batarize ejo bari mu gahunga barimo kwigisha abandi habo uyu munsi wabareba ukareba ukabona niba hajya gupfa wabafasha hanyuma ejo mukazahunga bagufasha bene abo ngabo iyo bageze mu gikombe cyitwa Paka ntabwo kibahindura ahubwo baragihindura tukababwira inshuti yawe bakristo bene data imbere umuntu wicaranye imbere y'Imana iguha imbaraga iguha inzira z'isiyoni ubasha guhindura icyo gikombe cyitwa Paka wasoje iyo bageze mu gikombe cyitwa Paka bahindura ahantu h'amasoko imvura y'umuhindi cyambika imigisha imvura y'umuhindi igenda icyambika imigisha bagenda bagwiza imbaraga bagenda iyo bavuze amagambo y'ubucantege barushaho kwiyongera mu mbaraga iyo bagiye kubarogesha barushaho kugira imbaraga iyo babiciye umukozi ngo bazarekera aho ngaho barushaho gushaka iyo babaze inda yabo zigo bazarekera mu babyare barushaho gusenga bagenda bagwiza imbaraga iyo bavuze amagambo bagenda bagwiza imbaraga iyo uri ku magambo ane bagenda bagwiza imbaraga iyo batera ibico bagenda bagwiza imbaraga haleluya iyo bavuze ngo bazapfa mu mwaka umwe imvi zirimo ziburiye bagenda bagwiza imbaraga umuntu wese wo muri bo aboneka mu maso y'Imana y'isiyoni umuntu wese uri muri bo umuntu wese ufite inzira z'isiyoni umuntu wese wo muri bo aboneka mu maso y'Imana umuntu wese wo muri bo aboneka mu maso y'Imana mbaraza mu gutanga muri iyi minsi uraboneka cyangwa muri bo kuboneka urimo aboneka mu maso y'Imana cyangwa muri bo kuboneka masaha hanze reka dusoze